Tubahaye ikaze hano kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe, itorero n'umuryango. Kuri Harvest dufite amasengesho y'iminsi 40 aho twiga ku gitabo cy'ubuzima bufite intego. Uyu munsi turi ku munsi wa 26. Dufite umutwe uvuga ngo gukura kubwo kunyura mu bishuko. Gukura kubwo kunyura mu bishuko. Turasoma ijambo ry'Imana, turasanga mu rwandiko Yakobo yanditse igice cya mbere umurongo wa 12, haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Turasubiramo, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana yacu itugirire neza. Turasomye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ibigeragezo ku mukirisitu cyangwa ku wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ni ngombwa. Ntabwo ari icyaha kubigeraho, kubinyuramo, kuhura nabyo bitubera ibuye dushobora kuririra kugira ngo dukomeze kugenda twegera Imana. Ntabwo ari ibyo kudusitaza, ntabwo ari aho gusitara kugira ngo tugwe, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo twurireho dukomeze kwegera Imana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo, haranditswe ngo ubwo yababajwe ndetse no kugeragezwa abasha gutabara n'abageragezwa bose. Ntabwo ari twebwe twenyine tunyura mu bigeragezo cyangwa mu bishuko, kuko na Yesu yarageragejwe. Tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, ibice ni 4, umurongo hereye ku murongo wa mbere ukumanura hepfo. Hari inkuru zivuga uburyo Yesu yagiye gusenga mu butayu ageragezwa na Satani. Ubwo yaramaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, Satani yaramusanze aramugerageza, amubwira ngo niba uri umwana w'Imana wahindura iryo buye umutsima ukarya, kuko Satani yarabonye ko ashonje. Ariko Yesu aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu abaranesheje. Kunesha ibigeragezo birashoboka, kandi nunesha uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Dukomeje aho muri Luka, n'ubundi yamujyanye ahitegeye amwereka ubwami bwose bw'isi. Aramuga ngo ninjye wabugabanye, nupfukama ukandamye ndabukwegurira, kuko nemerewe kubuha uwo nshatse wese. Yesu aramusubiza ngo uzaramye uzapfukamire Uwiteka Imana yawe yonyine aba ariyo ukorera. Aho naho Yesu abaratsinze. Yarongeye amujyana hejuru y'urusengero rw'i Yerusalemu, amuga ngo simbuka, kuko handitswe ngo azategekera abamarayika kugusama ngo udakubita ikirenge cyawe kwibuye. Yesu nabwo aramusubiza ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yesu abaranesheje Satani. Ubwo yanesheje natwe tuzanesha. Urasabwa, nanjye ndasabwa kumenya ko mu nzira ncamo, mu rugendo rwanjye harimo ibigeragezo, kandi ibyo bigeragezo byose bizaza bimbaho, nzahura nabyo, mba nshobora kubyihanganira. Ushobora kubyihanganira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kizaza kirengeje kwizera kwawe, nta kizaza utashobora kukihanganira. Byose birashoboka kubyihanganira iby'Imana yemeye ko bitugeraho. Niyo mpamvu dukwiriye gukura mu bigeragezo, dukwiriye gukura mu bishuko. Kandi nibyo mwarimu ukomeye duhura nawe muri ubu buzima bwo gukurikira Kristo, bwo kwakira Kristo. No kuvuga ngo niho Imana irebera ngo aba bantu, uyu muntu ageze he,
mu byo kunkurikira, mu byo kwizera, ageze ahagaze ati. Mu buzima rero ni ngombwa ko tugeragezwa, mu rugendo ni ngombwa ko tugeragezwa, ariko nanone ni ngombwa ko dutsinda. Turasabwa gutsinda. Kandi urebeye kuri bikeya watsinze cyangwa byinshi, ibyo byakwereka ko n'ibindi biri imbere uzabitsinda. Wihangane, niki ijambo ry'Imana ryadusabye, mu bigeragezo tuzatsinda kuko Kristo nawe yatsinze. Kandi ubwo yababajwe no kugeragezwa, abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana ikomeze kubagira neza. Ingingo yo kuzirikana: buri gishuko ni uburyo bwo guhitamo gukora icyiza. Buri gishuko ni uburyo bwo guhitamo gukora icyiza. Umurongo wo gufata mu mutwe: Imana iha umugisha abantu bihanganira ibibagerageza, nyuma y'ibyo bazahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda. Ni Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni uwuhe muco wa Kristo uba ukuriye muri nge ninesha igishuko kigaruka kenshi mu buzima bwanjye? Imana yacu itugire neza. Utekereze kuri icyo kibazo. Urakoze, urakunzwe.